twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo dukize ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 22 Mutarama 2025. Aya masomo niyo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 n'uwa 15 kugeza ku wa 17. Bavandimwe, Melikisedeki umwami w'i Salemu, umuherezabitambo w'Imana isumba byose, niwe wasanganiye Aburahamu wari umaze gutsinda abami, nuko amuvugiraho amagambo y'umugisha. Niwe kandi Aburahamu yeguriye igice cya 10 cy'iminyago. Izina rye risobanura mbere na mbere umwami w'ubutabera, hanyuma kandi ku umwami w'i Salemu bivuga umwami w'amahoro. Byongeye, Melikisedeki nta se uzwi, nta nyina, nta bisekuruza, ntawe uzi igihe yavukiye n'igihe yapfiriye, maze agashushanya cyo umwana w'Imana, akaba kandi umuherezabitambo w'iteka ryose. Turazirikana ko umuherezabitambo uje ari uwo mu cyiciro cya Melikisedeki, akaba atabugejejweho n'amategeko y'abantu, ahubwo n'ububasha bw'ubugingo buhoraho. Dore koko ibyamwemejweho, uri umuherezabitambo iteka ryose wo mu cyiciro cya Melikisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 110, uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Inkoni yawe y'ubutegetsi yuje ububasha, Uhoraho azayirambura igere kure uhereye i Siyoni. Ganza ugenge abanzi bagukikije. Wahawe ubutware kuva ukivuka, wimikirwa ku misozi mitagatifu. Mbese nk'urume rutonda mu museke, uko niko nakwibyariye. Uhoraho yarabirahiriye kandi ntazisubiraho na gato, ati, uri umuherezabitambo iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Uri umuherezabitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Umunsi umwe Yezu yongera kwinjira mu isengero, maze ahasanga umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ubwo bagenzuraga Yezu ngo barebe ko amukiza ku munsi w'isabato, bagira ngo babone icyo bamurega. Nuko abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati, haguruka uze hano hagati. Maze arababwira ati, niki cyemewe ku munsi w'isabato, ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi, ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nyamara bo baraceceka. Nuko baranganyamo amaso arakaye, ashavujwe n'imitima yabo yanangiye. Niko kubwira uwo muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Nuko arakirambura, kirakira. Abafarisayo basohotse, baherako bajya inama n'Abaherodiyani yo gushaka uko bamwicisha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nugirirwa ubuntu ukumva ijambo ry'Imana, ujye uvuga uti, Imana ndatomboye. Nugira ubuntu ukajya ahantu bari gusenga, ujye uvuga uti, Imana urakoze. Nugira ubuntu ukumva hari abantu bari kuvuga Imana, ujye uharanira ko nawe waba uri muri abo ngabo, kuko nta yandi mahirwe yo kuba uri kumwe n'Imana. Nta yandi mahirwe yaruta kuba uri kuvuga Imana, uri kumwe n'Imana, uri kuganira n'Imana, uri kumva ijwi ry'Imana. Aya mahirwe nk'aya ntukayiteshe ubusa, kuko uyu ni umwanya wo kugira ngo buri wese Nyagasani agende amutambukaho amukiza. Uko Nyagasani agutambutse agukiza, ngiye isabato yawe, igihe cyose Nyagasani azagera gute azagukiriza. Itegure rero, wasanga dosiye yawe Nyagasani ari hafi kuyubura. Rero nubona atarayubura, ntabwo komeza usenye, ntugacike intege, kuko Nyagasani afite buri wese igihe azamukiriza. Imyaka 1000 ku bantu ni nk'amasegonda 2 imbere y'Imana. Rero ntugacike intege igihe usenga, kuko Nyagasani afite igihe cye, asubiriza igihe. Yezu asubiriza igihe. Rero tumutege amatwi kugira ngo abe ari uzajya utugenera uko tumera. Iyi rero buri munsi Nyagasani yaduteguriye kugira ngo atugirire neza. Umunsi umwe ngo umugabo ukunda gufata amadeni cyane, ngo yigeze ajya kuri boutique, ngo birumvikana nyine naho yaragiye guhafatira irindi deni nk'uko yarabimenyereye, bya bindi by'uko nyine iyo nihoramo. Nuko umugabo ageze kuri ya boutique, asanga handitse icyapa kinini, haranditse ngo kuri iyo boutique ati, ushaka ideni azaze ejo.
nuko mugabo arishima ati buriya ejo nzagaruka nibwo bazatanga ideni. Arongera umunsi ukurikiyeho nabwo agarutse yongera asoma amagambo ati ushaka ideni azaza ejo. Nanone arongera uzi ko ukwezi kwarangiye wa mugabo n'ubundi agenda asoma bya bintu ati ushaka ideni azaza ejo, ushaka ideni azaza ejo. Bishatse kuvuga byarangiye ntarya hawe kandi byaje gusaba ati ushaka ideni azaza ejo. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akozwe. Ese wafora iki nyiri boutique yashakaga kuvuga? Aha, ngaya magambo ati ushaka ideni azaza ejo, we akagira ngo nejo hejo umunsi ukurikiyeho, kandi bari bamuhakaniye ati ntazagire umuntu wibeshya ngo afate ideni ahangaha, mu buryo bwo guhakanira umuntu mu kinyabupfura. Na Paulo turibuka ari Atene baramubwiye bati kuri iyo ngingo yerekeza ukarya bapfuye tuzakumva ejo. Bishatse kuvuga ntabwo tuzigera tukumva. Yaba natwe mu buzima bwacu twakwegeza gukora nabi inyuma, tukavuga tuzaze ejo nibwo nzacumura, byibuze ukajya ubyegeza hirya kugeza igihe birangiriye nta na kimwe ukoze, kugeza igihe birangiriye gukora neza. Yaba natwe buri gihe twakwimuriraga ikibi ejo n'ubundi hagera ati ushaka kuntega imitego azaje ejo gutyo ejo bikaza kurangira tugeze ku butungane. Nuko rero nawe ugomba gufata icyemezo cyo gukora neza buri munsi ukore neza. Ushaka gucumura nawe azabikora ejo. None iyo nimero ishoboye kuboneka, amasomo twateguriwe nanjye nawe aragusaba kurambura ikiganza ati rambura ikiganza cyawe, Yesu arifuza kugukiza. Nawe rero niba wumvise Yesu aguhamagaye ngwino agukize. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti igihe Yesu akiriza. Ese ni ryari Yesu akiza? Bamwe bati igihe witeguye, bamwe bati igihe aje. Yesu akiza ryari? Turaza kuzirikana ku magambo abiri, isabato ndetse n'ikiganza. Ubundi isabato iba ryari? Mu isomo rya mbere kumvisemo Melikisedeki batubwira ibimuranga, umusaseridoti mukuru udafite intangiriro, udafite nanjye kuvuga n'iherezo, udafite inkomoko itazwi. Ibyo byose byerekeza kuri Kristo Imana, we ufite ubusaseridoti buzira iherezo. Uri umusaseridoti ku buryo bwa Melikisedeki, uri umusaseridoti iteka, uwo ni Kristo, abandi bose babigana. Uwo rero niwo mugenga w'isabato. Isabato bivuga iki? Abayisiraheli bari bafite amategeko, harimo iryo kubaha isabato, kudagira ibyo bakora ku isabato. Amategeko akomeje gukomeza, arakomeza kubaha umunsi w'Imana, umunsi w'isabato. Yesu rero aho amariye kuza yagerageje kwereka abantu ko icy'ingenzi atari amategeko akakaye, ahubwo ari impuhwe. Ntabwo ari amategeko yamuzanye kuyakurikiza, ahubwo yaje kuyanonosora. Rero itegeko rya Yesu rishya nta kindi rishingiyeho n'impuhwe Yesu agirira abantu. Umunsi w'isabato aho kuba nyirizina wa munsi abantu bagomba kuba bametse bari kugenzura abandi nk'abafarizeyi bose, ahubwo ni umunsi Nyagasani akora neza, ni umunsi wo kugira neza, ni umunsi wo kwitwara neza, ni umunsi wo kubaho neza, ni umunsi wo gukora icyiza. Isabato bishatse kuvuga mbere na mbere umunsi w'Imana. Hari abawubahiriza ku wa gatandatu, hari abawubahiriza ku cyumweru, umunsi wa karindwi cyangwa umunsi wa gatandatu. Icy'ingenzi ni uko ari umunsi w'Imana. Ese mubyeyi tukiri aho ngaho, iyo ubaza iminsi ko ari 7 igize icyumweru, mbwira umunsi utari w'Imana urimo muri iyo ngiyo. Bamwe bati ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Ugasanga abantu benshi bitewe naho hengamiye ati ni ku cyumweru n'umunsi w'Imana, ku wa gatandatu n'umunsi w'Imana. Isabato ni umunsi w'Imana mbere na mbere. Bishatse kutwibutsa ko nta munsi n'umwe utari w'Imana uhari. Ntukavuge ngo ndakora nabi ku wa mbere ngo kubera ko atari umunsi w'Imana wajya gucyumwe ngo nibwo ugiye gukora neza. None se bya bindi byo wakoze ku wa mbere bibi, wageze ngo gucyumwe ntibizakugaruka. Utaragwa ngo ugushe n'amazuru, utarahomba ngo uhombane wongere unahomboke. Kandi byaba ni ngombwa rero kuzirikana ko iminsi yose ari iminsi y'Imana. Nta munsi n'umwe twemerewe gukoraho nabi. Iminsi yose ni ugukora neza, tugenda neza mu murongo w'Imana buri munsi. Icya kabiri, igisobanuro cy'isabato ni umunsi wo kugira neza, ni umunsi wo gukiza. Le jour du Seigneur, le jour du salut, ni umunsi wo gukiza abandi, umunsi wo kurokora abandi. Rero byaba bibabaje
ndi nk'umwigisha amategeko n'umufarisayo gusa nkumva ari kimwe gusa nzakurikiza niho nzakora neza, indi minsi yo bizagenda bite ko nta munsi nyagasani atudukiza. Muvyeyi nguri ifoto Yesu asinziriye, Imana iri kota nk'akazuba, Imana iryamye, ifoto y'Imana iri kuzera nta kiri gukora ngo iri kuruhuka. Ukuri ifoto nk'Imana iri gukora sieste, iri kuruhuka nijoro. Twibukiranye ko kiruhuko cy'Imana repos ari ibiryo byayo. Le repos de Dieu c'est le repas de Dieu. Ngo ikiruhuko cy'Imana ni nabyo biryo byayo. Ese Imana iruhuka ryari? Bishatse kuvuga 24 kuri 28 Imana ibiri gukora, ibiri kugira neza. Ngaho nshakiramo isaha itari Imana muri 28 agize umunsi, nshakiramo umunsi mu minsi 7 ugize icyumweru utari umunsi w'Imana, mu kwezi ya minsi 30 ugize ukwezi nshakiramo utari uw'Imana. Gutyo iminsi 365 igize umwaka, Imana ntigiruhuka. Kiruhuko cy'Imana nuko ibiri gukora, iri kugira neza. Ibiryo by'Imana nta kindi nuko ibiri gukora neza. Ibiryo bya Yesu, na niyo mpamvu Yesu akoze iki gitangaza, akiza umuntu wari wararemaye ikiganza, atirambura ikiganza cyawe, kandi akabikora ku munsi w'isabato. Abigisha amategeko n'abafarisayo ntabwo baza kumworohera, kubera ikibo barabarisha umutwe iminsi y'Imana, baragerera Imana ati uyu ni wa mbere dukora imirimo yacu kugera ku cyumweru, ni byiza kubikurikiza, ariko ntabwo ariko Yesu abibona. Yesu iminsi yose nta numwe atakiza. Erega mubyeyi, Yesu yatakije umuntu uri mu Rwanda akakanya, akiza uri nko muri Amerika. Yesu ashobora kuba ari gukiza umuntu uri mu Burayi, Yesu ashobora kuba ari gukiza umuntu uri mu Burundi, uri muri Kongo. Buri munota, buri segonda Yesu aba ari kugira abakiza. None wowe urashaka gushyira Yesu hagati ngaho uri kumukontorora, uri kumugenga. Twebwe abantu nk'abafarisayo n'abigisha amategeko tugendera ku gihe ndetse n'ahantu, dans le temps et dans l'espace. Tukaza kwibagirwa ko Imana idusumbye, idafite intangiriro, idafite n'iherezo, nk'aho umusaseridoti mukuru Melikisedeki. Imana iradusumbye, ntabwo rero ikorera ku gihe gusa n'ahantu, ahubwo Imana irenze ibyo bihe, irenze n'aho hantu, kuko twese turi ku isi iratureba. None se mubyeyi, abantu bari ku isi uzi bangahe? Ariko wongera utekereza ko Imana bose ibazi. Na niyo mpamvu tutakabwiye Imana duti kiza uyu nguyu ku isabato umunsi wa 7 gusa, umunsi wa 6, ahubwo nyagasani akiza uko ashaka, agakiza abashatse, agakiza aho ashakiye bitewe n'igihe. Icyo gihe rero Imana ikiza, ntabwo twebwe abantu twakagobye kujya tukigiramo inama Imana. Gusa n'abahanyagasana umupaka ati ugomba gukiza iki gihe, ugomba gukora iki kintu, ukagikorera aha ngaha. Urinde wo guha Imana amategeko ngo ugenge nawe iminsi Imana ikirizaho abantu. Buri gihe cyose nyagasani aba yiteguye kugukiza, nanjye kunkiza. Iyo atari kunkiza aba ari gukiza mugenzi wanjye uri hirya. Kandi byose Imana niyo ibigenga. Tureke nyagasani atubere umugenga w'isabato. Isabato umunsi w'Imana, isabato umunsi w'umukiro, isabato umunsi nyagasani agira neza, isabato duhamagariwe natwe gukora ikiri cyiza gishimisha Imana. Ingingo ya 2 y'iki kiganza cyawe nyagasani nta gusaba ko warambura. Ikiganza muri Bibiliya intoki 5, 5 cyerekeza ku nema, la grâce, inema z'Imana. Rero uyu muntu afite ikiganza kiri gukora neza, bishatse kuvuga inema z'Imana ziri gukora muri we. Rero umuntu afite ikiganza kitari gukora, nayo bishatse kuvuga kutakira imigisha y'Imana, kutakira Imana. Gukora rero ni ikimenyetso cy'ubuzima. Umuntu ukora wese ni ikimenyetso cy'ubuzima. Ikiganza rero bishatse kuvuga ngo reka dukorere nyagasani kiri cyiza. Nta na rimwe nyagasani ikiganza yakibumba. Na niyo mpamvu uriya muntu yari yarahangayitse kuba atari gukora, byari n'ikimwaro. Burya udakora kandi ufite imbaraga bere ikimwaro. None nyagasani amugiriye neza, aramubwira ati ngaho genda ukore. Ukora iki? Ukore neza. Bya biganza Yesu akozeho bitongera gukora. Iyo ikiganza cyakoze kuri Yesu ticyongera gukora. Icyo kiganza kirekeza none uburyo Yesu adukoraho, cyagiye tumuhabwa akadukoraho, natwe tukamukoraho, ubundi tugakira tukamererwa neza. Gutuza Yesu iwacu. Ikiganza ariko ntitugifate gusa nk'iki cy'amaboko, ahubwo umubiri wose, ingingo zacu z'umubiri wose iyo ziri gukora zigakora neza, nabwo n'uburyo bwiza kugaragara nyagasani bwo kumusingiza. Na niyo mpamvu utakavuze uti mboke reka ndeke ikiganza gikore neza, ariko umunwa wo uri gukora nabi. Aho ngaho ugiye wibuka ko nyine ingingo za zose ko zikorana. Niya tegeko rya ya miti ikoranye. Umunwa ugomba kumenyeza gukora neza, kuko ushobora kuba wahindutse ikiganza, amatwi yawe akumva ibiri byiza, amaguru yawe agakora neza, akagenda neza,
bityo ubuzima bwawe bwose ni ikiganza Yezu nyine yashatse kuvuga, n'urwo rugingo rwose rwamugaye, naho hose hari ibibazo, n'uwo muntu ubeshya n'ibyo biganza bikorakora. Yezu arifuza guhubira ati rambura ikiganza cyawe maze ukire. Uze kureba nawe niba nta rugingo ufite ruri gukora amahano, ruri gukora amabi, ruri gukorakora, navugaga korakora ingeso mbi, maze nawe urambura ikiganza cyawe Yezu agikize. Wasanga uri kubyegeza ati nzaba ngarukira Imana we, nzaba nihana iki gihe, umunsi w'isabato nturagera, igihe cyanjye ntikiragera, sindabona inzu, sindabona ikibanza ndubakamo, sindabona amafaranga azakoresha ubukwe, sindabona ibi ngibi. Nuko ukagenda ubyegeza ati sindabona ibi, nyamara ikiganza cyawe kiri kujya gute, kiri gucumura, umunwa wawe uri kubeshya, amaboko yawe ari kwiba, n'ibindi byinshi cyane uri gukora, ubyegeza hirya ati ushaka ideni azaza ejo, nawe ugasanga neza urekereje kuzafata ideni, ukibageza kuri mu imyenda y'Imana. Nawe urambura ikiganza cyawe, ugorora ururimi rwawe, umutima wawe, kugira ngo ukorere Nyagasani n'umutima wose nta buhemu. Abantu benshi Yezu ashaka kudukiza, nuko tukamwegeza hirya ati Yezu uzaze niteguye, Yezu uzaze kuri ino tariki, Yezu uzaze maze kubona bino bintu, Yezu uzaze kunkiza nanjye meze ntya. Ugasanga turi guheza amategeko y'uburyo azadukiza, kandi burya ugukanira ni umenye urugukwiye, kuko Yezu yifuza kuza mu buzima bwacu, rero tukagenda tumutega iminsi ati Yezu uzabuze iki gihe, uzaze iki gihe. Ugasanga Yezu turi kumutega iminsi, igihe Yezu akiriza. Mubyeyi, iyi nkuru tujye kumva, fata agatambaro, hari igihe uza gukenera kurira, bityo uza gushobora kwihanagura, ubona ubuzima bukomeze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ngo yari afite randevu yo kujya kwivuza mu bitaro bikomeye, yari afite indwara ikomeye cyane, nuko afata imodoka ajya kwa muganga. Ubwo akaba yari afite amasaha azwi muganga yamuhaye. Wa musore ageze mu nzira, asanga hari umubyeyi uri hafi kubyara, yabuze uburyo agera kwa muganga, yabuze imodoka imugeza kwa muganga kugira ngo abashe kubyara neza. Nuko wa musore agira atya, aramufata amushyira muri ya modoka, dore ko arafite nyine umushoferi umutwaye. Nuko bituma bakerererwa, ageza wa mubyeyi ku bitaro, maze wa mubyeyi arabyara. Wa musore ageze aho yagombaga guhurira na dogiteri, asanga dogiteri ari gukinga ibiro, ngo yamutegereje aramubuze. Ubwo dogiteri akaba afite izindi randevu z'ibindi bitaro yagombaga kujya kuvuriramo nk'ibiraka yari afite. Nuko abwira wa musore ati maze rero watinze kuri randevu twari dufite, iminota yawe yarangiye burundu, ntabwo nongera gukingura, ubwo uzaze ikindi gihe. Nuko wa musore amutakambira ati nyaboneka mbabarira nkubwire ikibazo nahuye nacyo mu nzira, byibuze ungirira impuhwe. Dogiteri yanga kumwakira ati mbabarira nkubwire ikibazo nahuye nacyo mu nzira. Aramubwira ati nta kundi, uzagaruka ejo, niba ushaka kuvurwa uzagaruka ejo, ntabwo mpari. Nuko dogiteri kuri randevu nyine yari afite, uruva ko umusore yishe randevu, dogiteri ajya kuvura ahandi bari bamupangiye ibiraka. Nuko ngo muri iryo joro inkuru mbi isakara ko wa musore byageze igihe ati nukunanganaga, yitaba Imana. Dogiteri avuye muri bya biraka, yibuka ko umugore we yarakuriwe, nuko ajya kumusura kugira ngo arebe ko umwana ameze, kuko yari yumvise ko umugore we yabyaye. Ageze aho umugore yarari, nuko wa mugore atangira kumubwira uburyo urugendo rwagenze agera ku bitaro, amubwira umusore wamufashije muri rwa rugendo, akamushyira mu modoka mpaka amugejeje ku bitaro, none akaba yabyaye neza, ndetse anamusaba ko niba bava mu bitaro bazajya gusura wa musore bakamwitura neza yabagiriye. Nuko dogiteri muri ako kanya atangira kuboroga bikomeye, ngaho fora icyamurizaga ngo dogiteri yamaze kwibuka ko wa muntu kuko yamuciye mu maso rero bari bafitanye randevu, wa musore waje akererewe bari bafitanye randevu ko aza kumubaga akamuvura. Dogiteri ako kanya neza ajya muri koma. Nuko dogiteri biramuyobera neza, na nubanza akiri kurira, yibaza uburyo atumvise wa musore ngo yumve icyatumye akerererwa, ngo yumve icyatumye yica randevu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ndifuza gukubaza iki kibazo uno munsi, ari dogiteri, ari uyu musore, umuganga ninde kurusha undi? Umuganga uri muri aba ninde?
umurezi uri muri aba ninde, umurozi ninde muri aba? Nguko ubuzima bwacu buteye. Yezu aba afite umuntu anyura kugira ngo akize abandi. Yezu ashobora kunyura kuri uyu musore agira ngo atabare uriya mubyeyi. Umusore akaza gukerererwa. Ese uyu musore yakiza kuvuga ati mfite randevu, sinshobora kuyisiba, sinshobora gukerererwa, nuko agatera umubyeyi ku nzira, uyu mwana agapfa ndetse n'uyu mubyeyi agapfa, byari kurangira bite? Ngo ubuzima bw'umaritiri tubamo, abaho w'Imana, gucungura abandi, ubuzima bwo gucungura abandi. Dogiteri mbega wowe, umunsi wongera utekereze nawe, twese kandi ibyo bitubaho, uburyo ujya ukurikiza uburyo ushyiraho gahunda nk'umufarisayo n'umugisha amategeko ati ibisimba irenga iyi saha sinshobora kuyirenza ndi kuvura. Wongera utekereza amategeko utanga mu biro byawe, utekereza amategeko utanga ku kazi kawe. Nyagasani umunsi aragusaba kimwe n'abigisha amategeko n'abafarisayi by'isabato koroshya ku mategeko yawe yo gukagatiza, wongera impuhwe. Impuhwe ni ukubona undi ukumva uramukunze, ni ukubona undi ukumva hari icyo wamumarira, ukumva wamugira neza. Sensibilité aux autres, kumva abandi. Niyo dogiteri akiza kumva uyu musore akumva ko yari yamutabariye umugore n'umwana, akageza umugore n'umwana kwa muganga, yari ko yamuvuye ntabagipfuye, ariko kubera iki ntiyigeze amwumva. Avoir la sensibilité aux autres, kumva abandi, kwicara ugatega amatwi abandi. Icyo ni cyiza dusaba no mu isabato, ni kumva abandi, kumva akabaro k'abandi, kumva uko abandi bamerewe nabi, maze nawe ugafata ingamba zo kugira abandi neza. Iyo twajyaga dutega amatwi abandi, ntabwo abandi bagahuye n'ibyago bari guhura nabyo, ariko uzasanga kenshi turi kunkumura ati simbishaka, nitwongeye gutega abandi amatwi. Mubyeyi, ngiye gusoza, wumvise igihe Yezu akiriza? Yezu akiza abantu bose, Yezu akiza igihe cyose, Yezu ntajya aruhuka na rimwe. Ngiye gusoza nkubwira abantu babiri ngo batajya bagira konje mu buzima bwabo. Uwa mbere ngo ni muganga, uwa kabiri ni umubyeyi. Nawe uze kureba niba abo bantu waba uri umwe muri abo, maze ntukihe konje na rimwe. Kuri foto nyine Yezu yageze konje. Abashefu bashobora kugira konje, ba patro bacu, abadukoresha, ariko Yezu we nta n'imwe azagira konje. Yezu agize konje twapfa. Yezu aramutse asinziriye twamera dute? Ntabwo twabaho. Yezu akora 24 kuri 24. Nawe rero urihatire kugira umwete, ureke umuyoboro w'inema z'Imana, Yezu akunyureho ari gukiza abandi. Muganga, Yezu Kristo muganga w'ukuri agufashe nanjye afashe kwitangira abandi buri munsi, ureke Yezu akunyureho akiza abandi buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.